Muri video tujye kwiga uburyo twapanga ibintu muri video bikaba biri ku murongo ntibibe biri mu kavuyo nkuko mubibona. Twagiye twongeye kubaha ikaze mwe mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba tugeze ku isomo rindi rya video editing. Tukaba rero tugiye kurebera hamwe muri iri somo uburyo za object cyangwa se ibintu ufite muri video, uburyo ushobora kubipanga neza bikaba biri ku murongo, kimwe n'igipfuka ikindi cyangwa se ikindi nikiryamira ikindi. Nkuko rero twabyize mu masomo ya Photoshop, hari icyo bita layers. Layers ni uburyo ibintu bigiye bipangwa kugira ngo bigaragare. Urugero nkuko twabyize uhera hasi kuri layer yo hasi uzamuka gutyo. Murara hano ko handitse ngo track 1, track 2, track 3 kuzamura. Izi niko twazita nkaho ari layers zo muri iyi program Camtasia. Bityo rero ikigiye hano hasi ikindi kije hejuru gihita kisa nkaho kigipfutse gutyo paka gukomeza hejuru, akaba ariyo mpamvu rero babyita layers. Ubwo rero kugira ngo tubisobanukirwe neza, murareba hano hasi dufite audio, hano tukagira video, hano tukagira ifoto ya PNG idafite background ariyo televiziyo, hano tukagira ifoto ifite background JPG, hano tukagira shape ifite y'inyenyeri, shape twavuga nk'igishushanyo cy'inyenyeri, ndetse tukagira n'akandi gashushanyo kagafreshi kari hano cyangwa se arrow mu cyongereza. Bityo rero impamvu byose ubona biri kugaragara nuko twabashije kubipanga kugira ngo byose bibace kugaragara. Wenda nk'abantu bazi motion graphics cyangwa se animation muri video editing, ni uburyo ikintu ubasha kugikura mu mwanya wacyo ukagishyira ahandi cyangwa se ukagitembereza kugira ngo video yawe nziza. Bityo rero ibi bintu ukuntu bipanga ni ingenzi cyane muri video editing, muri programme iyo ari yo yose, haba Premiere Pro, After Effects, DaVinci, Camtasia n'izindi zigiye zitandukanye zose. Ni ikintu cyo kwitaho cyane. Rero nkuko mubibona, iyi audio na video ntago twabitindaho kuko audio aho washyira hose iravuga nta kibazo, ariko ibyiza nyine nuko uyishyira hasi. Ariko ibijyanye n'amashusho ugomba kuzirikana ko ikiza hano hasi kiba kimeze nka background, ibindi bikaza bikiza hejuru. Wenda urugero, reka wenda byose tubizamure. Urugero rora hano nkuko twabyize kano kantu kameze nk'agashinge, aho kageze niho nicyo kintu gito kigaragara muri video. Rero hano aha hose kano gashinge kari ni ra video. Twagera kuri ino televiziyo, aka gashinge kagera kuri televiziyo igahita igaragara hano hejuru nkuko nyine muri kubibona. Aka gashinge kakomeje kakaza kakagera kuri iyi modoka, urabona ko nayo itigaragara, ni televiziyo yose ikagaragara, ariko utu tubiri ntago turi kugaragara. Kubera iki? Kubera aka gashinge kataratugeraho. Nituza aka gashinge tukakagera hano, aka k'umutuku nako gahita kaza, nidukomeza aka nako k'umuhondo karahita kagaragara. Bityo rero aka gashinge ni ingenzi cyane nako. Impamvu rero ino televiziyo iri kugaragara nuko twaje tukayishyira kuri layer yo hejuru y'iyi video, ariko reka tuyimanure hano hasi. Noneho aka gashinge tukazane. Urabona televiziyo ntago iri kugaragara, ahubwo kari kugaragara iki? Hari kugaragara kano kantu kameze nk'akazu kari kwerekana ko ya televiziyo iri inyuma y'iyi video, kandi ntago iri kugaragara nkuko mubibona. Kandi urako agashinge kageze kuri televiziyo. Kubera iki? Kubera ino televiziyo twayishyize munsi cyangwa se twayishyize hasi ya layer y'iyi video. Bityo rero ni impamvu itari kugaragara. Ariko nituza hano turabona ko iyi modoka iri kugaragara kubera iri hejuru. Wenda iyi televiziyo reka twongere tuyigarure hejuru, irahita igaragara. Mbese ni nkuko wafata igitabo kwa kundi impapuro ziba zikurikiranye. Igipapuro ikayi rero iyo ushyize hasi cyangwa se igitabo, ukuntu ibipapuro bigenda bikurikiranye niko n'izi layer zigenda zikurikirana.
wenda reka tuze hano imbere urara n'iyo iyi foto iyi modoka nayo iri kugaragara, nituza tukayimanura tukayishyira munsi y'iyi video nayo irahita ibura. Kubera iki? Kubera yahishwe n'iyi video. N'iyi nyenyeri rero nituza turayibona, ariko nituyishyira munsi ntabwo igaragara. Bityo rero ikintu umuntu agomba kuzirikana ni ukumenya, ni ukuzirikana video y'ingenzi cyangwa se video il default, umuntu agomba ibindi byose kuyishyira hejuru. Bityo rero ino video nituza tukayishyira hejuru gutya, katuyishyire hejuru gutya, urareba niyo yonyine iri kugaragara, nta kindi kiri kugaragara. Kubera iki? Kubera twayishyize hejuru y'ibindi byose, yaje ihita ipfuka bino bintu byose. Ariko nituza tukayishyira hano munsi, ibi byose bizagira gute? Bizagenda bigaragara. Wenda mu myitozo tuzakora mu minsi iri imbere muzagenda mubimenya. Ibi ngibi byagira ngo iri somo rya kubigisha uburyo ibintu bigenda bipangwa muri Camtasia ndetse no mu yandi maporogaramu yose cyangwa se amandi software ya video editing ndetse na Photoshop. Bityo rero ni ngombwa kubizirikana kugira ngo video yawe izabashe kugira umwimerere cyangwa se ibe professional kurushaho. Tubone rero muri indi somo, kandi turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire kandi aya masomo muyasangiza n'abandi mubona yagirira akamaro. Ciao, naho ubutaha.